sibyo aba banyamakuru undi neza Jean Paul mu minsi mike araza asubire muri gereza kandi muraza kubibona mbivugiye hano ku rukiko mu minsi mike natitondera ibintu arimo gukora inde undi neza Jean Paul kagabo ka Victoire Ingabire kariya burese uzababona kariya uriya ni umuvugizi w'intera hamwe ni umuvugizi wa Karasira ni umuvugizi w'ibigarasha ni umuvugizi reba bagiye gukora campaign yo kuvuga ngo ministiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo aranzwe mu gihugu kane imagine ukaje gukora iyo nkuru akayikorana n'abagira ubusa biravuga ko ibyo ni ibintu waza ukavuga ngo uri umunyamakuru wagiye gukora inkuru ministiri yashyizweho na perezida warangiza yakarenza atakiri mu ministiri yashyizweho na perezida wagizwe akora campaign ngo niba ngo hari umuntu wanzwe mu gihugu ngo ni ministiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo kubera iki ngo kubera ko asobanura cyane ngo ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo yateguwe n'uburyo yakozwe ngo kandi ngo atarahari kandi you imagine you are foolish kakagabo ka Victoire Ingabire kangaka gahehese kano kankune neza Jean Paul ngundi neza bagira ubusa uzasanga izo nkuru arizo zitrendinga ndi hano kugira ngo byewe bivuge Jean Paul ngundi neza bagira ubusa karegeya sebandi ngabo nabate ukwezi nande abo bose nyine niba abantu bakora inkuru ariko ziri mu buheza nguni urumva noneho ugasanga hari abantu bakunda za nkuru natewo none se ngwereka ibintu ejo bundi ko yasibye cya kiganiro se yakoze na mukuru wa Kabuga ahakana ko atafashe imipanga ako mwebwe muba mwigira ibicyanga kuki yasibye icyo kiganiro yabaruwa yanditse nari basoma kubera iki yagiye akabisibaza yabisibye kubera none mujye mureka kurakaza abantu ariko umuntu agiye akora ibintu mumureba aho kugira ngo mumukebure mubwire ati rero ibi bintu ntago ari byiza kora inkuru gutya na gutya wowe ufashe inkuru wowe ufashe mukuru wa Kabuga waguze imipanga uramuza atangiye kuvuga ngo habaye intambara ntago ari jenoside yakorewe abatutsi gutese ibyo ntabwo bishoboka ngo uri habaye ngo intambara umuntu uzana umuntu akaza kuvuga ngo habaye intambara ibyo byonyine nawe uhita wumva uwo muntu wamukarasa ahubwo uvuze kuri Karegeya uvuze kuri Karegeya ibuka ko yari yavuze ngo nk'ubu ngo nawe afite urubanza ejo tuzamwotsa nawe afite urubanza ngo Karasire Mabure ngo agiye gutaha ngo narangiza bazangwa amena umuceri bazamena umuceri ngo bamena umuceri kano imagine Karasira urumva ahuye n'umusazi abasazi babiri barahuye urumva ngo we urumva bishatse kuvuga ngo we hari ibyo atamena hari umuceri atamena ariko abayana umennye wowe uvuga ngo uzumungura umwarimu ntago uri umwarimu wowe ni buri n'umwarimu w'ibinyoni cyangwa se w'ibintu birangwa by'ibishwi birangwa biguruka akuzuko uba wababaye mbona biba biri ku mutima ntago ari ibintu nigizangura bo oya hari ibintu bibabaje mu itangazamakuru nagomba ni mu baturage kandi ukavuga ibintu byumvikana urabyemera ko mvuga ibintu byumvikana none se ndimo ndaguherega n'ingero ni gute ukora inkuru ejo ukayisiba ukoze inkuru muri mu cyunamo ku tariki 11 uzanye mukuru wa Kabuga atanye ngo urabona ngo ni intambara yabaye kanu imagine ni intambara yabaye utazi ukabishisha kuri cyana turi mu kwiba kandi papi ajya Bugande hari uruganda rwitwa Mugurusi bamamaza eza cyari wa undi wakiranuka uhamagara ibigarasha kuri cano yiwe yakiranuka TV ni ukamera papi ku ruganda rwa Mugurusi ikampara watuma rero mvuga n'ibindi bintu hano Nyagasambu hano akabari katajya kijurwamo n'abantu runaka ariko guretse ibi bintu kuba yaraje ngo ndi ari ngo ndi ntoragura amayoge reka nkubwiye ifuku jewe se ifuku ndi ntora ariko itari ntoragura amayoge ndi ntore hanyuma bwana umutoza wo Magashi mugihe umutoza w'intore hano muri ntore gusa Magashi mugenda Irobales Party yahamya n'ibyaha unganiza mu by'amategeko ba materine basabye n'ishakababaro ihwanye n'ifaranga n'ukwerekana ko papi niwe Nkebebe niwe Nyirabuheri niwe Siriduwi oya jewe papi kumuhereza n'ibintu bisanzwe n'undi yaranutse oya umva yewe guhereza papi ibintu bisanzwe nayo yaramaye yewe ntabwo yandika ngo hugu yewe ntabwo yandika uko yaramaye nanjye reka muhereza kuba
bamuciye rero ikuta rimwe ifaranga rimwe ry'u Rwanda. umva mani buriya bamusuzuguye Ahubwo se bamumanuye bashyira hasi ku itapi niba azajya muri benera akarisaba njyewe ntabwo mbizi ariko materine cyangwa umva materine yatsinda atatsinda ariko yerekanye papi uwo ari we nawe rero nawe magashe asesengura ibaze uburyo yagiye gusesengura ifaranga rimwe uko bimeze yewe nabonye dosiye z'ubushinjacyaha mbona ikirego nabonye ikirego cy'abavoka banuze ba materine basaba indishyi noneho ngiye kubona mbona bagaragaje ibyaha byose byakozwe gutangaza amakuru ibihuha gutukanira mu ruhame wabikuye ko byari bitari byajya mu rukiko jewe ariko ndi umunyamihanda umunyamihanda se byajyaga ku muhanda genda umunyamihanda ibyo ntabwo reba igihe bimaze reba igihe ntabwo twari tubizi ni dosiye za leta ziba zibubitse mu bubiko umva rero nkubwire ajya twa Joseph wowe turaniterana reka nkubwire ikintu kimwe njye nakubwiye ijambo ry'Imana ikintu rivuga ijambo ry'Imana ngo byose urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe ngo ariko byose ngo nzabishyira ku mugaragaro nambi guhanira uko byose uko bingana bivuze ngo rero iminsi y'umujura ni 40 igihe papi yakoreye izi nkuru kubera icyo ubu ngubu birimo biza iyi ngiyi hano igahanga yarayisimbutse ariko uriya mugore nubwo bamuciye amande uriya mugore nawe nta cyaha yakoze umuntu afite uburenganzira ku butaka abayutuba ni bangahe bamaze gufungwa abanyamakuru umwuga bafunzwe ari abanyutuba ari abanyamihanda n'ab'umwuga abafunzwe benshi ni bande ni abanyamihanda oya ni abanyamwuga bafunze ni bangahe harimo harya Jihad we ntiyari afite ikarita y'itangazo y'ikinyamakuru nayo kandi yarakoraga ku isibo yakoraga atari umunyamakuru se hari icyo bita aba influencer none se hari influencer mu Rwanda mwita umunyamakuru ni ikibuno buretse gato turacyagira ndaje nawe mu Rwanda hanyuma buretse gato Karema yari afite ukakigira umunyamakuru akajya agatangaza umunyamakuru ni nka papi rwose papi ni umunyamakuru wayo yabyize hehe ko mwagiye mureka undi neza arafite ikarita y'itangazamakuru Karema afite itangazamakuru fata ku mavuta yari ayifite ahubwo n'ubu ari bo benshi njye narenze ko abo ngabo nabo ari abo ku mihanda ubona se basa nk'abo ku mihanda n'ubundi barenze abo bari n'abasazi kurenza n'abo ku mihanda mfite ikibazo kigira giti kuba umunyamakuru bariya umva kuba papi ari umunyamakuru gutangaza amakuru ibihuha si ibyo mba nkubwira uzarebe kandi inkuru zanjye nagiye nkora ari Jihad namuvuzeho dore uyu nguyu yemera abizi ndavuga ni dore murebe ibi bintu urumva Karema buriya Karema emi nta bibazo dufatanye nubwo yantukiye kuri papi nta kibazo dufatanye urumva reka nkubwire muvande reka nkubwire yewe nize leadership ibintu bijyanye n'imiyoborere ubundi umuyobozi mwiza mbere yuko umuyoborwa agwa mu cyaha urabanza ukamubwira uti rero dore hariya ugiye kugwa mu cyaha please ihangane rero ngewe buriya nibyo mba nkora sibyo aba banyamakuru undi neza Jean Paul mu minsi mike araza asubire muri gereza kandi muraza kubibona mbivugiye hano ku rukiko mu minsi mike natitondera ibintu arimo gukora nkundi neza Jean Paul kagabo ka Victoire Ingabire kariya burese uzababona kariya uriya ni umuvugizi w'intera hamwe ni umuvugizi wa Karasira ni umuvugizi w'ibigarasha ni umuvugizi reba bagiye gukora campaign yo kuvuga ngo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo aranzwe mu gihugu can you imagine ukajya gukora iyo nkuru akayikorana n'abagira ubusa biravuga ko ibyo ni ibintu waza ukavuga ngo uri umunyamakuru wagiye gukora inkuru minisitiri yashyizweho na perezida warangiza yakarenza atakiri mu minisitiri yashyizweho na perezida wagize ugakora campaign ngo niba ngo hari umuntu wanzwe mu gihugu ngo ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo kubera iki ngo kubera ko asobanura cyane ngo ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo yateguwe n'uburyo yakozwe ngo kandi ngo atarahari can you imagine you are foolish kakagabo ka Victoire Ingabire kangaka gahehese kano kankune na Jean Paul kakara muvunira gumuheto na buriya karashaka gufunga ngo kamusangeyo buriya karimo karashaka uburyo gakora ibyaha kamusange Mageragere sinzi rero Mageragere ahantu bazivuturanira ahangaha ntago mbizi buriya se Mageragere hari uburyo ntago mbizi nibo baziyeranje bagezeyo ariko uriya ni umuvugizi w'intera hamwe ni umukozi wa FDLR ni ibintu bigaragara buriya barabikoraga hariya jewe najyaga mbabona bagikabuga ni ibintu bizwe ariko none se maga ubu naramuga agiye gukurega nawe kuvuga amakuru y'ibihuha uraza kugaragaza ibimenyetso
bimenyetso by'uko yindese amakuru y'ibihuha yaheze Jean Paul naramuka kureze ndega iki Jean Paul ashobora kuza gukurega nayo gutangaza amakuru y'ibihuha no kumusebya mu ruhame ayaheze muri muravuga ngo ni umugabo wa Victoire Ingabire none hasi ibintu bigaragara hano ku mihanda gusa ibi n'agashesheshwa rumwe ntabwo mwari mubizi ntabyo ni mubimenye rero none se reka mubaze Maga reka noneho tuganire nk'abantu ba intellectuel kugenda gutera imihanda umuntu kugira ngo yemere ko ari umugabo wundi umuntu kugira ngo yemere ko ari umugabo wundi biba bimeze bite reka ni habara rege nta nubwo ari ni habara ni suhabara ni habara nyine nawe ntago ari umugabo we ntago basezeranye Maga ni habara agiye gukurega ibi bintu kaza arakaregeshwa nagenda ajye kundega nimunandeka nigende nimufunge zakara uzi impamvu zo twebwe nuko ashobora kuza kugenda akavuga ngo mu kiganiro yakoranye n'abanyamakuru bari ku rukiko Magashi yantangaje aya makuru ndetse avuga n'ibi ngibi kandi byari bihuha byari no kunsebya mu ruhame iki cyaho uzagikira nzagikira nzisobanura ikibazo cya nyuma uzagaragaza ibimenyetso by'uko nzabigaragaza byose udufoto turahari n'ibiki byose nubwo uzaza uvuga ngo ibyo natangaje reka wazaza byerekane hariya mvuge ni dore ukuntu ibintu bimeze dore impamvu ya mbere niyi yego dusoza Ndahiro Valens Papi asohotse mu rukiko hari umuntu umeze nk'umubouncer nabasanganye mu gitondo bari kumwe bahagaranye baganira amusoya amwirukana ahita amwinjiza muri V8 ahita agenda buriya yabatinye wowe ko akonye mu rukiko cyangwa se mu kimwe dufate ko ariko yatinye wowe jewe ntago gusa yaba ninyote nubwo yishinganishije atinye Magashi buriya muginga yari yishinganishije urumva ariko uriya muginga jewe nta n'ikintu namutwara buriya nuko umusuzugura gusanga mureba areba ubwenge bwe arareshya n'ubwenge bwe nicyo kigaragara areshya n'ibyo atangaza asa n'ibyo atangaza so nuko umureka nyine agapfurwa apfuye urabona none ngo ntago ari ruto kwirirwa uburana ahangaha amahugu y'abaturage wagiye urira za rusu ubwira abantu bose bakurikiranye televiziyo kiba ari ibitekerezo bya Magashi atari ibitekerezo by'abanyamakuru barahari ibyo ni ibijyanye n'ukomeze kandi akandi kanyuma umunyarwanda yaravuze ngo ibi byose Magashi cyangwa ibyavuze igihe uyu rero ashaka uburyo bwose yanshirishamo ibi bintu ni ibyo bavugaga ni ibitekerezo by'umuntu ku giti cye ntago ari ibitekerezo by'umunyamakuru kuko Magashi afite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byanjye aramutse nta nubwo ndi umunyamakuru jewe ufite ya karita mu muratanga Magashi aramutse avuze ibisabye igihugu cyangwa ibituka igihugu ibyandagaza igihugu wabishyiraho ngo ni ibitekerezo bya Magashi aha nta kintu na kimwe yavuze byandagaza igihugu urakoze cyane ntabwo byanagaza igihugu ariko byibasira abantu ku giti cyabo kukiri butangaza byibasira abantu nibyo niba ukubwira niba yibasira abantu uzi ukuntu banyibasiye kubera ko ugenda ubanza ureba ibiganiro bankozeho kubera ko nzi ko kubera ko nzi ko Magashi atari ugenda ureba ibiganiro bwo mu mutwe itonde ko kubera ko nzi ko Magashi adafite uburwayi bwo mu mutwe kubera ko nzi ko Magashi ibyo mvuga mba nabitekereje mba nabyanarije unanumye n'ibimenyetso nagenda nkabizana ibyo nta bwoba mfite giye Magashi umunyarwanda yaciye umugani ngo ukubita imbwa abashaka shebuja ntago ntukanye ntawe nisimbwa ariko se kubufata Ndahiro Valens Papi kunkura atangaza kuri BTN TV ahubwo nushaka kwabayo umukoresha wa BTN ahubwo ni gute BTN TV ishobora kwangaje umuntu nka Papi ni gute bundi nibyo ushaka kumenya ndashaka uzamenya cyangwa Jean Paul ndashaka uzamenya ubushobozi bwabo ndashaka uzabakurikira 15 yewe 15 mu kazi man ibyo ngibyo muri akazi kamara buryo bw'umwuga uburyo bw'umwuga ubu nibwo buryo bw'umwuga tukaba turi hano kurukiko turi mu mwuga reka dushimire abadukora nawe ushaka kuvugira rero hano twaje mu bintu bijyanye n'umwuga cyangwa biragaragara ko umwuga wataye agaciro kawungane gato Papi niwe wenyine ukora inkuru z'ubuvugizi hari ikibazo pion ariko kubera iki mwebwe Kenisa akora inkuru z'ubuvugizi nawe ukora inkuru z'ubuvugizi n'uriya akora inkuru z'ubuvugizi n'uriya akora inkuru z'ubuvugizi kubera iki nta wundi navuze se ariko kubera iki mwebwe mwamushaka kugira ngo kugaragaza yuko Ndayisenga Materine yahawe ibyangombwa kuki nta wundi ndavuga se umva Maga kugaragaza ko Ndayisenga Materine nuko nabibonye urumva kandi namwe mugenderega mu ibyo bintu bigarashari biteramwe navuze namwe mugende mu birebe ibinyamakuru bikoresha ibinyamakuru bya BTN utumva babagiye bakata abaturage bakubiswe ugasanga umuturage ngo yakubiswe mu birenge n'ibiki ubikarangira utabashije umuyobozi w'umurenge nigute wakubise umuturage BTN hagarika gukora kugira ngo oya nabakore ariko babaransinga inkuru baba abanyamwuga tuze kandi kubyoroshya icyo bita kubaransinga inkuru ni baransinga inkuru uretse gato nanjye mu gusubira navuga ngo ry'umwuga sinzi icyo mwita umwuga icyo ari cyo cyangwa abo mwita bakora mu gasingi aho mugendera mu baransinga akenshi usanga umuntu igisaba rwashaka kugishyira ku bandi ahubwo ndabaza niba uvuga ngo BTN ikora izi nkuru zimeze gutya zimeze uko nguko tuguriye n'umunyamakuru urugero nka wenda nka wa wundi Pierre wenda urugero cyangwa se
papi cyangwa se undi muntu wa BTN agiye kuri cyangwa tele Jean Paul muri neza yego nibo bagiye kuri tele dushimire ikibazo cyane Mutesi Scovia yavuze ko abanyamakuru ba RMC urimo uravuga usa nk'uharabika bo bafite aho baregerwa ushobora kubaregera kuri RMC ariko akavuga ngo wowe ntago ufite aho uregerwa wowe ntahafite nawe ubaye nka we se wowe ubaye we oya ariko ni kugira ngo ntahafite se wowe Mutesi Scovia ndabyemeza wowe urabyemeza ko ntahafite bitewe nuko ari umuntu ufite ijambo ahagarariye abanyamakuru ibaze nawe bashaka ko nawe mugenera ahantu agomba kujya se sawa tubyihorere tubashimira cyane ubwo nyine urumva umuntu uhagarariye urwego ibaze nawe umuntu akaba ahagarariye urwego yarangiza agahagarara n'urwego ashinzwe kuvugira ahagarariye akavuga ngo hari umuturage runaka uwo muturage ni iki se jewe nditwaza iki nabashimiye cyane we ni umunyamwuga ndabyemeza sawa